somera inkuru Mwitenda Abdul Karim wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga buri nguni hari n'umuntu buri nguni webeshyira mugenzi we umwete buri kandi buri nguni bagiye kumuhisha koko uyu ni umusitari wibwirwa umuhisha rero ko muhisha n'ubundi naho bitari inkuru zagiye mwaza musobanurire uyu niwe buri kantu mugeza kwitwa buri nguni niba umwete buri kantu undi buri nguni nyine ntacyo uratandukanye ntabwo nari mbizi ariko mwamuhisha uzi buri kantu na buri nguni ari umuntu neza ko ari ikibazo umuntu banamuhisha batamuhisha Barazi. umwana yazize iki ndiko nasomye inkuru y'igihe nkumva icyabaye nka kibura uzi cyabaye iyo ni gusobanurira kitari mu nkuru wavuganye n'umuvugizi wari bumufunze akubwira ibinyuranye n'ibyo yabwiye igihe uyu mwana yabwiye mu maso oya umucyo ushaka kuvuga ibiri mu nkuru wari uvuze ngo ibiri mu nkuru nasomye inkuru y'igihe nanjye nayisomye kandi niba mushaka kumenya ibyo ribu yavuze ubundi usoma igihe neza nanjye niyo naringiye kubasomera leta rimuze igihe na ribu do ni iki sheri ishusho ibyo bivuze noneho rero uyu mwana agiye kubona byo ngaho ufite amakuru nayatubwiye tureke kwirirwa dusomye soma inkuru buri kantu yatawe muri yombi akurikiranyweho gufungira umuntu bitemewe n'amategeko uretse gato yakoresha izina rizwi soma koti y'icyabaye hasi umanutse we kugira ngo urumva ngo yakoze icyabaye ni iki ribi ivuga ko habaye arakekwa gukingirana abakobwa babiri urumva yarangiza agashaka yamutwaye amusange mu cyumba arabyanga urumva amaze kubyanga ahita arasohoka ageze asanga bagenzi babo ati mwebwe n'izina n'amatike nabahaye n'ibiki byose nibyo mwakonsomye muyansubiza rero bagomba kuyasubiza tukajyana kuyishyuza amafaranga waguriyemo umuntu amafaranga asubizwa none se arabahamagaye ngo aze abakoresha ibyo yashaka kubakoresha gato tugende hano huye nuko babyanze yajya kubakoresha ibindi buretse gato baje hano bamubwira ngo abafashe ku bijyanye no kujya ngo bakora video zabo zikajya ku mbuga nkoranyambaga bahageze icyo kuvuga ngo yaramuhamagaye ngo ajye mu cyumba ntabwo mufite video yerekana mukuru ntabwo ibyo bintu byose ariko bigaragazwa na video twebwe twakwivugiye ibyanditse ibyo niyo mpamvu ndimo mvuga ngo arimo arakekwa niyo mpamvu ndimo kujya mwebwe niba mwafashe icyemezo cy'uko aho ariko reka ngaruke ku ruhande rwa victime niba we yaraje abakobwa akababwira ati mumpe amafaranga yanjye nabategeyemo moto ni ibyo kurya hanyuma ubundi arabahahira arababyara ko abakobwa b'ubu namwe mwananiranye arabategera ariko si byo byabazanye reka ngarukira abakobwa ntabwo byari byabazanye niba bateze bakubwiye ko umuyobozi uyu munsi w'ikiganiro ntabwo yemerewe kuboga oya ntabwo uceceka nzanira agapfukamunwa nta ruhande ugomba kujya mushakira ya ngufuri ya do oya ariko ibi bintu mureke mbyivange reka ni n'uru ruhande turujyeho aba bakobwa bo baje bakishyurirwa itike bakarya bo kukibarya batahashye bari baje gufashwa uretse gato bagatega batishyuye babishyuza ibyo bakonsomye bati oya hanyuma ikigarutse buretse gato mu nkuru iganirwa hano ikosa ryabaye yafunze ngo murava hano munyishyuye ngo barayamuhaye ahubwo ngo makeya nyine ntabwo arashyika ikosa yakoze akwiye no gukosorerwa nemera ko kumujyana imageragere bino bintu ari ukutwuzuriza gereza ni ukumubwira ko gufungirana abantu atabyemerewe urumva nawe akemerera ubushinjacyaha bya bindi bajya bakora bakamurekura akajya aburana adafunze yakoze urugomo nk'umujeni arafunga aravuga turayana ariko uzi ko kiriya cyaha gihanishwa imyaka 5 kuki urugipfobya uretse hano cyo gufunga umuntu mu buryo butemewe kiraza gufunga umuntu mu buryo bunyuranyije n'amategeko utabyemerewe uyu nguyu ashobora kuba atarazi ko bibujijwe ariko none se inde ntarubize none se ko ari general n'uri ni general yarabizi waza amategeko nawe yaragikoze hanzwe yashobora kuba atanazi ko iryo tegeko ribaho akaba avuga ati ariko amategeko ibyo ntabwo wavamo ngo azi itegeko ntabwo wabyitwaza ego yashanga ntibabigira intambara muri make nibamuhane igihano nyine babona kimukwiriye sibyo abo bakobwa nabo batega batafite amafaranga yo gutega mucike kuri izo ngeso hanyuma n'abajeni bandi mudukurikiye bumenye ko umuntu niba umutegeye jya umenya uti ndahombi none se niba namuhana inka na kihene yiwe amafaranga yiwe bariye yo arayagaruza ati bamuhana ariko arayasubira
we amafaranga baganira niba harimo kuguriza ariko se cyangwa ari inywere ikibazo nuko batigeze banashira mu mara ngo Nubwo batubwire cyaba ari igiciro ariko turebe inkoko ihagaze 15 bari amakese cyangwa amavide yarahari barabimenya reka mbabwira agakuru ariko aka gakuru no baranyita bene ko oya oya ndavuga bivuga igishake cye abafeministe baramara mu mwuka nimubone ese baracyababa ko batakivuga harimo nabo mwicaranye ariko nimubone oya twarapfuye shaka abafeministe feministe inde bagabo ubundi waba utagira ingabo n'ibintu byose wabiba nifoshi umva ukuntu ngo byagenze oya ni umufeministe kuvuga ngo umukobwa ngo ajya ajyana n'umusore barasohokanye hari inkoko hanyoye ibigezweho munywa baramwakiriye mbese byagenze bityo baravuga ati rero dutahane iwanjye dore urahaze nanjye umfashe guhaga ndatari kutabeshye ubu aka kanya twamenyanye uyu munsi tubere ko tujya no kugira ndatide none siriya nkuko wariye yo mwari musanzwe muzi mwarakuranye ko uri utambwiye uti sinyizi ko wayiriye rero bana banjye barumuna banjye mwabakobwa mwe nimujya murya inkoko mutaziranye mujye mumenya ko nabo mutaziranye muzajya mubishyura ariko abajene n'abandi ntimukajya murakara umujinya wo gukora ibyaha birafungisha ariko uyu mwana mutoya barebe niba nta yindi mico mibi asanganywe akaba nta n'uwo yakubise akaba wenda nta kindi usibye wenda urugomo rushobora kubyara icyaha agafunga gusa agasohoka agahagara hanze ati noneho kikubwira ko atari n'umunyabyaha ntiyabatse na telefoni kuko barahamagaye polisi naje kubakingurira ubundi yararakaye cyangwa arakubagana arafunga ubundi yaba ari umuzi gufunga neza yarabakuyeho amatelefone ibintu byose bakaba batabasha kubona uko batanga amakuru ako kantu nako muze kureba umwana rwose ntimumuzimye buri ngo namube hafi ntimumuziye kandi wumva afungiwe kuri sitasiyo ya Kinyinya kugira ngo oya kuba bamufashe byo akwiye kumenya ko yakoze amakosa akajya no kuyasobanura harenze hamwe ariko rwose buri kantu iyo hari aragasobanura gukorwa dosiye iyo hari gukorwa dosiye ngushyikirizwa ubushinjacyaha urumva ari kiba gikurikira iyo niyo mvugo y'umugenzacyaha iteka ari we Thierry wavuze aha nka byari n'icyo kibazo ariko nibareba uburyo bamuha igihano kingana n'amafuti yakoze kuko no kuba atabakuyeho ibyangombwa ngo abake amatelefone ngo abasige wenda nagiye n'abarwana nabo banabakomeretse bigaragara ko yakoze urugomo rwa kijeni kandi uyu mwana nuko namwita umwana abantu bo muri iyi minsi bakaza bati ntumuruta uyu mwana ejo bundi yaje ari uruhinja twese arangije yiyogosha ntuzi ubwanwa kwa bundi babyita bati bya n'ibya kase favori oya sunazo oya hari ukuntu bakata zero foot aratubyimbana bumusore ariko ubundi ni umwana yakoze urugomo niba ntawe yakomerekeje akaba ntawe yafashe ku ngufu ashaka kumusambanya niba yamubwiye ngo aze mu cyumba akanga agasohoka akamukingira akamurekera telefone mwagezemo ahubwo yanga nyine kurugira kwa niba yanze rero ntamuzirike ntabwo uyu mwana mu nkuru ko naho birari ntamukingirane mu cyumba ngo agundagure ariko imanza tumaze iminsi tubona yakubaganye uhereye kwa gafaranga ugaca muri ugaca hahandi abakobwa biyereka muri Miss Rwanda ukaza ukagera kwa buri kuri uyu nguyu niwe buri kantu nguyu okay kimwe muri ibyo imanza tumaze iminsi tubona zatuma ibyo tuvuga tubirekera abazica nta kidashoboka hanyuma rero ibintu biri kuba sinzi ibyo ari byo muri ino minsi washobewe n'iki Rusizi ngo umusore yasanzwe yimanikishije igitenge cya nyina byo ni ibyago iki ibyago abantu barimo bararakara umujinya wasimusiga hari n'andi nabonye ngo niba ari Nyagatare basanze ngo umukobwa yapfuye urupfu rutazwi ntabwo bisobanura ko umuntu wapfuye muganga ataravuga uko byagenze aba yiyishe ashobora no kuba ari mu gitenge amanitswemo byose birashoboka n'impamvu cyangwa yimanitse aribyo twavuze kuwa gatanu udahari muri shemwe twavugaga banakirwa bahamagara ngo saa munani ngo hari inama uzi ko umuntu ubwira ngo ajya mu nama ushobora gusanga amaze n'iminsi yapfiriye mu nzu rimwe twavuga birakenewe ese washanga buri nzu bajye bakomanga barebemo oya habeho urwego ariko hari umudugudu wajya kuvuza induru ngo arebe ko batabara rero azaba nkamukesha abatware bakigendera muzehe Imana imwe kuruhuka baduteye urwenya ngo bari bamenyereye ko nijoro abakora repetisiyo ya publicité abajura bamuteye ngo yemwe baraduteye barafata ariko rero ejo publicité azakora izabikaze kandi ari abajura kandi bamwinjiriye rero nawe uwo mudugudu ngo niko byamugendekeye kandi ibi bintu byo kwiyambura ubuzima ntabwo biri mu Rwanda gusa
oya isi yose Kenya birahari Tanzania biragwiriye ibintu byinshi ariko mu mutwe ngo ni ikibazo dufite ibintu byinshi indwara zo mu mutwe zamaze kuba ikibazo pe sinzi ukuntu inzego zigomba kubireba ariko ibyo byose biraza bisatira indwara zo mu mutwe kandi ntawe ujya ubimenya bimwe byazava ngo nta muntu ujya umenya ko yasaze barabimubwira ariko kandi niyo babimubwiye nta nubwo anabyemera hari ikoranabuhanga ngo rigiye kuza ngo rigiye gufasha buno kino kibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe ngo ryitwa iruhuka ikoranabuhanga ryitezweho guhindura uko abafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bakurikiranwa ubushakashatsi bwakozwe na RBC muri 2018 bwerekanye ko umubare w'abanyarwanda bafite uburwayi bwo mu mutwe uri hejuru aho ngo nk'indwara y'agahinda gakabije depression yari ifitwe n'abanyarwanda bangana na 12%. Iyi mibare yerekana ko abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi bangana na 30% bafite uburwayi bw'agahinda gakabije. Mu minsi ishize ubuyobozi bw'ibitaro bya Karayesi Ndera bwatangaje ko imibare y'abarwayi babigana yiyongereyeho 26%. Hakaba rero ngo hari uburyo hari kubakwa iyi porogaramu yitwa iruhuka ngo byatangiye mu myaka 3 ishize hakaba hashize imyaka 2 iri tsinda ry'abaganga rikomeje kuyongerera ubushobozi. Iyi porogaramu yubatse mu ndimi z'icyongereza n'ikinyarwanda. Shabyihore ntago umuntu ajya depression mu cyongereza nuzi ibyo byihore. Twakwihore nawe ugira ngo oya muri porogaramu aho ngaho. Buretse agenda gahoro ntabwo none se digital assessment byihorere ibyo ngibyo ikise nese ni computer zarwaye ugiye muri digital network akazabuze ibintu digital uri muri softwaring urumva iminara yabuze buri kimwe cyose nacyo cyo turimo kuganira ikibazo n'abantu bafite depression depression ni koranabuhanga ibyo ngibyo bihuriye bazajya badetegitinga barebe ufite ubuzima bungana gute uburyo nzajya ncaho akamashini kakareba uko ukora si byose ni byose uwagakoze ahubwo ugakoze ujye kumuvura uwagakoze urumva iyo haje kese nk'izi ngizi ripoti zirazamutse buri kimwe cyose ntabwo ndimo gushinja abo ngabo kuko n'abashakashatsi ntabwo nakoze ubuvuguruzo bwabo ariko n'abaopportuniste barusahura mu nduru binjira muri iyo porogaramu bakavuga bati ababishinzwe RBC isohoye raporo zibaza abantu bafite mu mutwe abandi bagahita basimbukira muri porogaramu ishobora kugura miliyari 10 z'amafaranga kandi amamiliyari yakubatse ibigo centre busco sociale muri buri ntara sibyo ubundi usibye kumenya gusa ko usibye kumenya ko ari porogaramu cyo bitugara gushyira hano abantu bitabwaho aho iyi porogaramu nimara kuzura bazayibangukana imbere hano ku gicupa cya fanta hanga cyo kwirombo kwa rubangura munsi yacyo aho ikigo bitaga centre busco sociale cyafasha yari nka centre de santé afite ibibazo nk'ibyo byose kiriya kigo kizarukimukiye sibyo niba byariyongereye sinamenya ariko umurongo wasangaga cyamaze gihe kingana gute cyamaze gihe kingana gute jewe mbabajwe no kubamenyesha yuko amasaha yo kwamamaza arenze iminota 5 hagati yakiyoboraga mureke rero ibyo ngibyo niba hashyirwaho ingamba mugire vuba twigire ntabwo haze ibibazo biri sosiyo ikaze muri smart home yahoze yitwa Danube Home aho kuba serivisi n'ibikoresho nakume muri software zo mu mutwe ikaze muri smart home yahoze yitwa Danube Home aho kuba serivisi n'ibikoresho byiza ariyo ntego tubafitiye intebe ibitanda ibikoresho byo mu bustani ibyombo imitako n'ibindi byinshi mu rwego rwo kubashimira urugendo twafatanyije kuva muri 2019 tubafitiye igabanyirizwa kuva kuri 25% kugeza kuri 50% wadusangaho dukorera mu nyubako ya KBC iherereye Kimihurura cyangwa se ugahamagara kuri 0782905090 Mujye kandi muri Raguruwari Trading Company Limited tubafitiye ibikoresho by'ubwubatsi bigufasha mu gusoza inyubako yawe finissage ibikoresho birimo amakaro yabugenewe kuri buri hantu haba yo mu gikoni ayo muri salo ayo hanze ndetse nayomekwa ku ngazi amarobine yabugenewe ndetse na za toilette za kijyambere rangete mu mabara yose banagufitiye gypsum board zikoreshwa muri parafo zigezweho ndetse na gypsum plaster powder ifasha mu gutuma parafo yawe itavunguka ndetse ikaguma ari urwererane hari produit yitwa Ska irinda humidité hari za MDF zigufasha gukora utubati ndetse n'ameza bitandukanye bituma iwawe haba ikitabashwa Ragura Trading Company Limited wadusanga ku Gisozi mu nyubako ituranye no mu Kindo Plaza hari n'ishami ryacu riherereye i Remera